nongeye kubaha ikaze kuri channel yanjye ababyeyi banyise shima. Nizeye ko muri amahoro aho mwaba muri hose ku isi, abanyumva abankurikira murakoze, abakigera kuri channel yanjye murakaza neza. Niyemeje nk'umunyarwanda utaravukiye mu Rwanda, utanahabaye igihe kinini, yuko ntangira ino channel kugira ngo tujye tuganira nanjye nkurikije ubuzima nagiye ncamo, ibyo nagiye nubaka, byaba ari ugushinga company, byaba ari kuba baranyanditse muri Forbes Africa naho ndimo, nanjye numva mu byo mvuga hari inyungu nabagirira mu buzima bwanyu busanzwe, cyane cyane urubyiruko. Hari ikiganiro nagiranye umusore ukomoka muri Uganda, ariko ntago yahavukiye. And then we moved to Uganda when I was like 5. And then I've lived in Uganda ever since until 19. And then I came to Canada to study. I went to University of Victoria. And then I studied, and here I am. Sante, aya ni amata. Iki kiganiro mwagisanga kuri channel yanjye mu Cyongereza. Ifite channel ebyiri. Narabivuze, nari gukomeza kujya nubaka channel yanjye mu Cyongereza, ariko naravuze ngomba kujya na channel mu Kinyarwanda. So muri iyo video rero hari byinshi twaganiriye, kubera ko nkura ndi mu Rwanda nabonaga abahinde nyine badashaka kwegera bakavukire batwebwe. Niyo twabaga dufite cash zacu, ni nkaho wumvaga atuka mujye ngiye nabonye, kuko ntago ndari mu rwego rucitse, nabonaga bari mu isi yabo nubwo babaga muri Afrika. Ubwo rero nkaba nari ndwaye kuzabaganiriza, ariko ku buryo nabyo twabiganira tukanabwira n'abandi, kuko na hano muri Vancouver tugira abahinde benshi, ariko baba muri quartier zabo ahantu habo. Ariko hari ibintu byinshi yavuze, hari na bimwe ngira ngo mbabwire, kuko byafashe ku mutima ukuntu, niba ari uko nabivuga. Nahera iki kiganiro kiri kuri channel, ndashyira link y'ikiganiro mu Cyongereza. Ndumva benshi bunkurikira mu Cyongereza, abatacyumva ntabwo avuga Ikinyarwanda, wenda umwanya nuboneka tuzagisesengura mu Kinyarwanda. Ariko yavuze ati papa bambyaye ni umuhungu umusore imyaka 26 yabivuze, no nayibabwira. Igitangaje nuko ise bamubyaye turangana. Unyita muzehe rero, ngeze Kigali banyita muzehe, unyita muzehe ise turangana. Donc yamubyaye ise afite imyaka 20. Ariko numva ababyeyi bacu, not kuri jewe, ababyeyi bacu bashakaga ari batoya, ariko bigenda bihinduka. Turangana, ise turangana. Wow. Arimo kumbwira ingendo ise yagiye acamo, kuko ntago ise nawe yavukiye muri Afrika. Uko muhora mwifuza kuva mu Rwanda ngo mujye ahandi cyangwa n'ahandi hose mwaba muri, hari n'abandi bifuza kuva iwabo nk'abahinde bakazi iwacu. Ariko ngiye ikintu baranyibaza ni kuki the expat tubita gutyo, hari n'abazungu bava hano, right? Ndiko ntago mugikunda gukoresha iryo jambo, ariko abanyamerika, abakanadien bagera iwacu ukabona bahaboneye amahirwe. Twebwe turimo gushaka ukuntu twahava. Ngiye ntimumbaze, nageze hano nanjye mu buryo ntari numva, imyaka irashira, ntago ari ibintu byaba byoroshye ku buryo nasubira nagaruka iwacu ubona igihe nikigera. Ariko yes, hari n'abandi bava mu bindi bihugu, nk'umubyeyi nk'umupapa w'uyu musore wimukiye muri Uganda aciye muri Kenya. Ariko mukurikire inzira yaciyemo. Ati papa wanjye bari mu Bihinde, hari umujama we wamubwiye ati yo hari ikintu nabonye muri Kenya, hari umugati, ngwino.
urumva aho hantu nanjye nimumbwire niba hari undi munyarwanda se ninde urimo guhamagara ndi wenda bibaho ntabwo mbizi, ariko aba diaspora bacu ba hano muri Canada si uko mbibona, si uko tubanye. Ariko ubwo nyine papa we nyine haramubwira ati ngwino, byari muri 1998 niho yimukiye muri Kenya, nanjye ntageze muri 1997. Ngiye Kenya yarananiye ntago nahabashije kuhaba. No, nageze muri 1996, umva ko yageze wenda umwaka ngiye ndimo kuhava. Umva ukuntu abantu mugenda umva ukuntu tugenda duhura ubuzima nyine ntawamenya. So gwese yimukira muri Kenya, ahantu bamurangiye ikiraka, ahantu yavuze ni mu cyaro, ni hafi y'umupaka wa Uganda, ntabwo bagiye no kuba muri Nairobi, niba ari ngo Musaira hitwa gutyo niba ntibeshye, ariko hari ku mupaka, hari mu cyaro. Yabivuze mu buryo burambuye, ni mu Cyongereza ugende mu icyo kiganiro. Yes, nyuma yaho ubwo nyine ise ababyeyi be ubwo na mama we yaramusanze, kuko mbere ise yakigera muri Uganda bari barasigaye inyuma muri India, nyuma baramusanga, basanga se inyuma, baba imyaka ingahe se, imyaka itari myinshi muri Uganda, bimukira muri Kenya, nako nyuma bimukira muri Uganda. Ndumva muri Uganda byaramugendekeye neza, ariko naho ubwo yageze kuko bamurangiye bati ngwino. Nicyo kintu ngira ngo tuganireho, kuko ni ikintu numva na hano usanga abahinde baba ni kimwe nk'abashinwa, bagira ahantu habo bahahira, bagira ahantu habo barira, bagira ahantu habo. Twebwe rero wenda ngemba muri Vancouver, ariko ntago mbibona cyane, wenda community iri muri Montreal, ariko turabizi na community zacu ntabwo twagombye kubana, ntabwo tubana nkuko bikwiye. Ntabwo nifuza kujya mu bintu bya politiki, ariko ngiye ntekereza nk'umuntu wifuza nyine kubaho neza, nyine nkabana n'abantu bose, cyane cyane abanyarwanda, kuko ndi umunyarwanda mbere ya byose. Hari njye nibaza nti kuki imitandukanire y'ubwumvikanire y'uko dutekereza, imitandukanire y'ubwumvikanire y'uko dutekereza igomba kudutandukanya nk'abanyarwanda. Kuki tutabishyira ku ruhande tukabana twese neza? Kandi abenshi muri kino kiganiro muracyari inkumi, cyangwa muri abasore, cyangwa muri n'abatoya. Naho mba ndeba, ariko ikintu nabonye nkunda kubona abahinde cyangwa abandi ndetse n'abimukira no mu Rwanda, hari ukuntu nyine baba bari kumwe. Abadiaspora ntabwo bagiye gukunda ibintu ngiye kuvuga, ariko ngomba kubivuga. Ngiye uko mbona uko tubanyana abadiaspora, at least bamwe duhura iyo habaye ibintu bitatu mu byago. Iyo twagiye nko gushyingura se, mbona twese nyine dushyira imbaraga hamwe. Gutarama, twagiye gufata abakunda kujya gufata akantu nyine muri bar, turahahurira, cyangwa mu kiliziya, cyane cyane mu kiliziya ngo niho nagombye guhera. Ariko nkibaza nti iyo bigeze mu bikorwa bya twubaka hamwe, tugiye gufungura iduka hamwe, tugiye gutangira business hamwe, ubwo ndimo kuvuga muri diaspora, ntago nzi i Kigali, ntago mpaba Kigali. Niba mushyira imbaraga hamwe mwese ni byiza, mukomeze. Ariko aba diaspora ngiye mbona ntago ari abanyarwanda gusa, ni n'abanyafrika muri rusange.
ibi ngibi ni bimwe byanaciye umugongo kugira ngo nubake company yanjye ndimo kubaka. Akenshi usanga ni jyewe jyenyine kuko kugira ngo ubone abagushyigikiye bene wanyu b'Abanyarwanda tuvuge gutyo ntabwo biba byoroshye, ariko nuko bimeze narabyakiriye. Ariko Abanyarwanda ngeze mu Rwanda kuko ntagarutse mu myaka 24, abatabizi abatarakurikiye story yanjye imyaka 24, ntimumbaze impamvu byabashe igihe. Sabe yarambajije ndamubwira nti uricara hano nyine umwaka ugatambuka n'undi ukagenda ugashiduka imyaka 24 irashize, ntimujye kure, nuko bimeze. Nzabigarukaho ikindi gihe. Ariko Muhinda ati papa baramuzanye na hano, ubwo nawe umwana ageze kwiga hano muri Canada, ubwo urumva ko yagiriye amahirwe muri Uganda. Twebwe tutireka Afurika tuyisize inyuma, reka njye kwibera muri Amerika. Twese ntuva muri Afurika, cyangwa benshi muri twebwe ntabwo twese twagenda, ariko bamwe muri twe twese ntituva muri Afurika, mu Rwanda, muri Uganda, muri Congo, reka turi henshi abumva Ikinyarwanda. Ninde uzasigara hariya irimo kubaka ejo heza hazaza? Niko ninde uzajya gutaramira muri convention center? Ndabizi turagaruka aba diaspora tugatanga umusanzu nyine mu buryo bushoboye, ariko iyo nubishije nyine nk'iyo story y'uwo muhungu ndavuga ni bwa Abanyarwanda baba muri Uganda namwe mwatubwiye ukuntu byifashe. Njyewe kuva muri iki njyewe ntago nabishoboye, reka hari bya bindi bitandukanya ry'aba hagati y'abirabura nyine badakundana. Ndavuga ni reka shwi ni hehe handi nakwigira nkabona amahoro nkiberaho nk'umuntu usanzwe gutyo tu. Nuko ngera hano muri Canada. Niba utari wakora subscribe, nyamuneka ureba kino kiganiro kora subscribe, n'ubuntu ntago bigufata byinshi. Ndagira ngo kandi nshimire mwege mura mureba ikiganiro. Hari n'umusore ukora comment wa mbere urimo kumbwira ngo ni musengerere, reka tubanze tugere kuri 1000. Nta nubwo no channel yari bari batangira kumpemba, mba nicaye ndimo gukora bino biganiro, mujye mwumva ko nta nubwo ndi mu YouTube ba buri munsi, ariko ikintu wakora wanshyigikira please, bashyigikira ino channel ikagera, ubanyifurije ko tugera 20k subscribe. Ariko ikintu dukeneye ni ama comments. Ikindi kandi muganakora kuri share, mugakora share, bizampa izo mbaraga zo gukomeza kugira ngo njye mbagezaho inyigisho cyangwa amakuru. Hari byinshi pe nabagezaho kandi byubaka neza. Hari byinshi nabashije kwigezaho mu buzima bwanjye. Murabona n'undi, murabona ka appartement ndimo karakeye, kano ka appartement ukuntu gahenda. Anyway, nabyo twabiganiye. So ago nanjye kujya nshyiraho Coach Charles Coach Charles wana channel yanjye nzayita reka duhimba ikintu, ndeko nabi ikintu vuba vuba. Ndaribuze ndimo gutekereza nka coach nyine Gaël ngaba VIP, kandi akantu ni keza cyane. Tubane, dukorane, dukundane nk'abavuga Ikinyarwanda. Nkuko nabivuze kera, ntago ari Abanyarwanda hari turi hose, turi henshi ku isi, turi henshi, kandi biranshimisha kumva ko tutari mu Rwanda n'abandi b'abarwandophone barimo guca mu bintu mu bihe bitoroshye. Muri Congo turi kumwe, mwihangane, nyuma y'ibihe bibi
haza ibihe byiza, ndabizi bamwe muri ku rugamba mushaka ko bubahiriza bubaho ubuzima bwanyu, bubahiriza. Hari ikintu mbuzemo aho ngaho, hari ikinyarwanda kira gutya kikazimya. Mujye mumbabarira, mba nagerageje kandi mba ndimo kubikora bimvuye ku mutima, ntabwo byose biba byanditse mbere y'uko mbivuga. Hari igihe cyabyo. Tubane, dukundane, dukorane. Niba wumva icyongereza ndongere ugendere icyo kiganiro kiragushimisha. Niba utumva icyongereza, muri make nibyo nababwiye. Hari byinshi twaganira, ariko ni inzira y'umusore w'umuhinde muri Uganda tubwira ukuntu papa we yimukiye gutyo na gutyo bakageraho. Ariko inyigisho navanamo muri icyo kiganiro ni imwe: uri ahantu hose ku isi ukaba ufite amahirwe, ariko mu buryo bwiza. Ugomba gushaka uburyo twashyira imbaraga hamwe, kandi ni mu buryo bwinshi. Nk'ubu ngubu ndimo gukora mbagezaho amakuru. Murakoze kuba munkurikiye kugeza. Nize ko mwarebye ikiganiro mukamugeza aha ngaha. Mbere kugenda kora subscribe, ikindi wakora share. Kora share channel yanjye, yohereze mu magroupe yose, mu magroupe muze murebe mu diaspora uba muri Canada ufite channel iryoshye. Nyamuneka bigenze gutyo. Murakoze, naho butaha.